Muhawe ikaze mu ishuri ry'ubuzima. Muri kumwe nanjye Leopold Ushizimumu kuri Dan News TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku mugani w'ikinyarwanda ugira ati: umutego mutindi ushibukana nyirawo. Uyu mugani ni umwe mu migani yimbitse cyane mu muco nyarwanda. Wigisha abantu kwirinda kugirira nabi abandi, kuko inabi umuntu atega abandi ishobora kumugarukira. Abakurambere bawucaga bashaka kwigisha ko ibikorwa bibi bidahora ku bandi gusa, ahubwo bishobora gusubira kwa biteguye. Iyo bavuga ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo, baba bavuga ko umuntu utega undi mutego cyangwa umugirira nabi agamije kumwangiza, ariko amaherezo ibyo yateguye bikamugarukira. Ni ukuvuga ko inabi idahoraho kandi ko ukora ibibi ashobora kubihanirwa cyangwa bikamugiraho ingaruka. Uyu mugani ushushanya umuntu utega umutego wo gufata inyamaswa cyangwa kugusha undi muntu mu kaga. Iyo uwo mutego utezwe nabi cyangwa uwawuteguye ntiyitonde, ushobora kumufata cyangwa ukamuteza ikibazo. Niho bavuga ngo ushibukana nyirawo. Bivuze ko nyirawo ari we ugwirirwa n'ingaruka zawo. Mu buzima bwa buri munsi hari abantu bakoresha amayeri, ibinyoma cyangwa inzangano bagamije kugusha abandi. Hari ushobora gusebya mugenzi we kugira ngo amwangishe abandi, cyangwa akamuca inyuma kugira ngo amwambure amahirwe. Ariko akenshi ukuri kuramenyekana, maze uwakoze ayo mayeri akaba ari we ugwa mu isoni cyangwa agatakaza icyizere. Urugero rwa mbere twatanga ni urwo mu kazi. Hari igihe umuntu ashobora kubeshyera mugenzi we ku muyobozi kugira ngo amwirukanishe cyangwa amwambure umwanya. Ashobora guhimba amakuru cyangwa agatega amayeri kugira ngo uwo bakoranaga agaragare nabi. Ariko nyuma y'igihe ukuri kukajya ahagaragara, maze uwabeshyaga akaba ari we ubihanirwa. Aho niho uyu mugani uba wuzuye. No mu mashuri bibaho. Hari abanyeshuri bamwe babeshyera abandi amakosa batakoze, cyangwa bakabiba urwango hagati y'inshuti. Ariko amaherezo abarimu cyangwa ubuyobozi bukamenya ukuri, wari wagambiriye kugusha undi akaba ari we ufatwa nk'umunyamakosa. Uyu mugani rero utwigisha kuba abanyakuri no kwirinda amayeri. Mu muryango naho uyu mugani ufite igisobanuro gikomeye. Hari abantu bashobora gukoresha amagambo mabi, gucamo ibice abandi cyangwa kubiba amakimbirane hagati y'abavandimwe. Bashobora kubikora batekereza ko bazungukiramo cyangwa bazabonamo inyungu runaka. Ariko amaherezo ayo makimbirane akabagiraho ingaruka nabo ubwabo. Umuryango ugasenyuka, icyubahiro cyabo kigatakara. Uyu mugani kandi utwigisha ko urwango n'ishyari bidafite umumaro. Umuntu ugira ishyari ashobora gushaka inzira zo kubangamira abandi kubera ko babonye amahirwe cyangwa bateye imbere. Ariko aho kubaka ubuzima bwe, agahora ashaka uburyo bwo gusenya ubwa mugenzi we. Bene uwo muntu akenshi aba ari we urushaho gusubira inyuma. Abakurambere bacu bari bazi neza ko umuntu ubiba ikibi adashobora gusarura icyiza. Iyo ubeshye ugambanira abandi cyangwa ukababaza abantu ubizi, hari igihe ibyo bikorwa bikugarukaho. Niyo mpamvu uyu mugani utwigisha gukora ibyiza no kugirira abandi umutima mwiza. No ku mbuga nkoranyambaga, social media, muri iki gihe abantu bamwe bakoresha amagambo yo gusebanya, gukwirakwiza ibihuha cyangwa gutesha abandi agaciro. Bashobora kubikora batekereza ko ari ugushimisha abantu cyangwa kwigaragaza. Ariko amaherezo ibyo bavuga bishobora kubagiraho ingaruka: gutakaza inshuti, icyubahiro
cyangwa kugirwaho ingaruka n'amategeko. Uyu mugani utwibutsa kandi ko ihame rikomeye ry'ubuzima, ibyo ukorera abandi bishobora kukugarukira. Niba ububira urukundo uzasarura urukundo, niba ubiba ineza uzabona amahoro, ariko niba ubiba urwango n'amayeri bishobora kugusenyera ubuzima. Hari abantu bavuga ngo ntawamenya ibyo nkorera abandi, ariko ukuri ni uko ibikorwa byose bigira ingaruka. Niyo abantu batabimenya ako kanya, igihe kiragera ukuri kukajya ahagaragara. Niyo mpamvu umuntu w'umunyabwenge ahitamo inzira nziza aho kubangamira abandi. Rubyiruko, babyeyi, banyeshuri n'abakunzi ba Daniz TV, uyu mugani uraduhamagarira kuba abantu bafite umutima mwiza, wirinda amayeri n'inabi. Ntitukagira uwo twifuriza kugwa cyangwa kubabara, ahubwo tujye twubaka, dufashanye kandi tuvuge ukuri. Twibuke rero ko kugirira nabi abandi bishobora kutugarukaho. Ukuri guhora gutsinda ibinyoma. Ineza n'ubunyangamugayo birinda isoni. Umuntu mwiza yubaka abandi aho kubasenya. Dusoreze kuri aya magambo y'ubwenge agira ati: umutego mutindi ushibukana nyirawo. Bityo rero twirinde gutega abandi imitego y'inabi, kuko amaherezo ishobora kutugarukira. Murakoze gukurikira ishuri ry'ubuzima kuri Daniz TV. Muri kumwe nanjye Paul Shizimungu. Tuzongera kubonana ubutaha ku yindi nyigisho yubaka ubuzima. Imana ibahe umugisha.